bakunzi bacu mumeze mute? Muraho murakomeye? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Wakwibaza uyu munsi uti kuki tugiye kuganira kuri uyu muntu witahiye witwa Pastor Theogene. Pastor Theogene muramuzi, yitwa Niyonshuti Theogene, akaba ari umupasiteri wakoze amateka ndetse wubatse izina mu buryo bukomeye, kandi ni umwe mu bapasiteri batazava mu mitima ya benshi, kuko ari umupasiteri abantu benshi bakundaga kandi abantu benshi biyumvagamo cyane. Uyu mupasiteri rero yakoze imirimo myinshi myiza, kandi ni ukuri biragaragara ko yari yarahamagawe n'Imana. Mwakwibaza muti yari yarahamagawe n'Imana gute? Burya umuntu wahamagawe n'Imana hari ibintu bibiri bimuranga. Umuntu wahamagawe n'Imana, icya mbere agira impinduka, ukabona ko yahindutse mu buryo bugaragara kandi bukagaragarira buri muntu wese, ari abakijijwe ari n'abadakijijwe, bose bakabona ko uwo muntu yahindutse. Ikindi, umuntu wahindutse arangwa n'uko yera imbuto. Mu by'ukuri uyu mupasiteri yeraga imbuto ndetse bikomeye, kandi agakunda n'umurimo w'Imana. Kwibaza uti uyu mupasiteri byagenze bite? Uyu mupasiteri nanjye namumenye maze gukizwa, akunda kubwiriza cyane. Hari ijambo yakundaga kubwiriza riri mu gitabo cya Yobu, akuvuga ngo naho igiti cyatemwa ngo naho igiti cyatemwa iyo cyumvisha amazi kirongera kigashibuka, imizi bapfa kuba batayiranduye. Iyo umuzi batawuranduye igiti kirongera kigashibuka. Iryo ni ijambo yakundaga kubwiriza. Abantu benshi muri muziho cyane. Njye ahantu henshi nakundaga kujya yagiye kubwiriza, niryo jambo nakundaga kumva avuga ngo haracyari ibyiringiro. Kuvuga ngo we yakundaga kuremamo abantu ibyiringiro cyane, ko abahumuriza ati muhumure naho igiti cyatemwa, muhumure cyakongera kigashibuka, muhumure uyu munsi waba ukennye ejo ugakira, muhumure uyu munsi uri imfubyi ariko ejo Imana yakugirira neza. Agakunda gutanga ubuhamya bw'ukuntu yari umusaza nawe yari imfubyi, ariko none Imana ikaba yaramugiriye neza, akaba yarashibutse, afite abana, afite n'umudamu, ndetse agakunda kuvuga ko afite umudamu akunda cyane, ndetse n'abana be basa akunda cyane. Ibyo ni ibintu byinshi dukwiye kugarukaho cyane, ariko icyo nshaka ntabwo ari uko twiga kuri Theogene pasiteri uwo twakundaga kumwita Nzahuke, ahubwo ikintu nshaka ko twiga kuri Theogene ni Imana yari imurimo, ni agakiza kari kamurimo, ni ibintu byiza byamuranze Theogene. N'ubu ngubu imbuto ze zikaba zikibukwa ndetse zigisoromwaho n'ubu yitabye Imana. Gusa Imana ikomeze kumutuza heza, kandi akomeze kuruhukira mu mahoro. Ibintu byaranze Theogene Nzahuke rero, Nzahuke yari umuntu wihangana. Nzahuke yari umuntu wakundaga kwihangana, kuko iyo ahuye n'ubuzima bukomeye avuga ko ubuzima bwe yabayeho ari imfubyi, ariko arihangana abaho, kandi avuga ko ubuzima bwe yabaye muri Nyabugogo, akabana n'izindi mbobo, nawe akaba imbobo, akabaho mu buzima bugoye, ariko ubwo buzima bwose Theogene yabayemo yakunze kubwihanganamo cyane, ndetse kugeza igihe yakirijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Amaze kwakira Yesu nabwo yagenze neza rwose, agenda neza mu gakiza, akajya abwirizanya ubukene, yambara urukweto rumwe akambara ngo ipantaro yasabye, ibyacikaguritse, ibikweto bishaje, ariko arihangana akurikira umwami Yesu. Ntabwo yigeze yesikoroka, ntabwo yigeze yiba, nta n'ubigeze batubwira ko yigeze yiba cyangwa ngo asubire mu byo yari arimo, nta n'ubigeze batubwira ko yagiye kureba ibishugamamo ngo bimuhe amafaranga, ntabwo bigeze batubwira ko yigeze ajya guhanurira abakire ngo bamuhe amafaranga. Pasiteri Theogene yarihanganye, muri ubwo buzima ashakiramo n'umugore, Imana iza kubagirira neza irabibuka. Gusa igihe bari bageze igihe nyine Imana yatangiye kubasubiza, batangiye kumera neza, nibwo Pastor Theogene yitahiye. Ariko hari ikintu cyamuranze gikomeye, yakundaga kwihangana. Ikindi, yagiraga umutima ufasha.
Pastor Theogene ikintu numva dukwiye kumwigiraho cyane ni ukuntu Pastor Theogene yagiraga umutima ufasha. Imana ni urukundo. Imana, umuntu wese wahamagawe n'Imana arangwa no kugira urukundo. By'ukuri Pastor Theogene yagiraga urukundo abandi bantu benshi batagiraga. Wakwibaza uti gute? Reba Pastor Theogene uburyo yabayeho mu buzima bugoye, yarangiza Imana ikamugira neza, yabona Imana imugiriye neza akavuga ati nanjye nabayeho ndi mayibobo, nabayeho ndi umucancuro, nabayeho ndi umupagasi, ndi umukarani, none Imana nanjye ingiriye neza ndi kubasha kubona umufuka w'umuceri. Ni gute umufuka w'umuceri nawurya njyenyine? Agatekereza ati ubwo nanjye mbasha kubona umufuka w'umuceri, reka nanjye nzane abandi tuwusangire. Yibuka ba bandi bari bari mu buzima bubi nk'ubwe, yibutse ba bandi babayeho mu buzima nk'ubwe, nabo arabazana, babana nawe. Yibutse babayeho barya ibiryo bidafatika, barya ibiryo bakuye mu mifuka, mu myanda. Aravuga ati reka mbazane tubane nabo babeho neza, Imana idufashe twese, hanyuma dusangire ibyo Imana izampa nibyo tuzasangira. Pastor Theogene akajya agerageza akabasabira, akabashakira inkunga, bariga, bamwe bariga, ariko bamwe ibyo bamwituye ni ukwirwa bamusebya, ni ukwirwa bamuvuga nabi, ni ukwirwa bandagaza urugo rwe, bandagaza umudamu we, bandagaza abana be. Kandi mu by'ukuri Imana yakoreye ingororano ze zirahari. Pastor Theogene niyo nshuti yakoze ibintu bikomeye cyane, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye. Dushimire Imana yamuhamagaye ikamukoresha n'ibintu bikomeye. Ikindi, Pastor Theogene yakundaga umurimo w'Imana. Yakundaga umurimo w'Imana, yabwirije mu gihe gikomeye mu bukene bwe, yambara ikote rimwe, abwiriza no mu gihe yari amaze kugwiza imyenda. Ntabwo yagize igihe cyo gukira ngo avuga ati ntabwo nzongera kubwiriza. Kandi n'igihe yari akennye ntabwo avuze ati Mana ntabwo ndabwiriza kuko ndakennye. Oya, igihe gikomeye n'igihe kigoranye Pastor Theogene yakoreye Imana. Bose ni ibintu bitugaragarira. Hari ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ubwirize mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Rero uyu mugabo, uyu mupapa nawe yabwirije mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Yabwirije mu gihe gikomeye, mu gihe cyoroshye n'igikomeye, ndetse mu buzima bumugoye, mu buzima bumukomereye, agerageza kubwiriza kandi akabwiriza imbaga y'abantu bagakizwa. Iyo wajyaga ahantu Pastor Theogene yagiye kubwiriza, wasangaga indaya zakijijwe, ugasanga imbobo ziri kwihana, abantu bose ugasanga n'abihannye kera ugasanga nabo bari kwibonamo ibyaha. Kubera iki? Kubera ko Pastor Theogene yari ari mu mwuka w'Imana, Imana yari yaramuhaye umwuka wayo, kandi mu by'ukuri ukabona ko icyo ashaka ari uko abantu baza kuri Kristo. Akavuga ati nanjye ntaho navuye, nanjye n'ubwo buzima navuyemo, namwe nimukizwe muhindukire. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ikindi Pastor Theogene yakundaga gusenga. Yakundaga gusenga cyane, kuko ibintu byose yakoraga aravuga ati musenge mutagwa mu moshya. We n'umuryango we bagasenga, n'abana yareraga akabatoza gusenga. Igihe cyose Pastor Theogene wasangaga ashaka ko abantu basenga. Kandi koko buriya umukirisitu udasenga aragwa, umukirisitu udasenga nta kintu ageraho. Rero Pastor Theogene nawe yakundaga ikintu cyo gusenga cyane, kandi akabwira abantu ati mureke dusenge. Igihe cyose ugasanga ari kubwira abantu ati mureke dusenge. Ikindi, Pastor Theogene yagiraga kubabarira, yarababariraga cyane. Murabizi ko yakundaga kubwiriza abantu yagiye ababarira, akavuga ku bantu yababariye, akavuga ku bantu bamugiriye nabi. Ndetse no mu gihe yari yarakijijwe hari abantu bamugiriye nabi, nk'abana yareraga nk'uwitwa Keza rwose, akamwiba ku mugaragaro, akigira nabi, akamwesikoroka. Ariko Pastor Theogene aragerageza uburyo bwose, aravuga ati Keza ndakubabariye, Keza hinduka, Keza warambabaje ariko hinduka, Keza ndakubabariye ndi umushumba. Mbese ntabwo yemeraga nka ba bantu bavuga ati ndakuvumye tu, ndakuvumye tu. Hari abantu benshi usanga bameze gutyo, bavuga ati ndakuvumye tu, ariko
Pastor Theogene Nzahuke yagiraga umutima ubabarira cyane, akagira umutima wihangana, akagira umutima wiyoroshya. Iyo ni imitima rero irangwa n'umuntu urimo Kristo. Umuntu urimo Kristo arangwa no kwicisha bugufi. Umuntu urimo Kristo arangwa no kugira umutima ubabarira. Umuntu urimo Kristo arangwa no kugira umutima wiyoroshya. Pastor Theogene rero yariyoroshyaga, kuko ikintu kigaragaza ko yiyoroshyaga ni uko yabanaga n'abantu baciriritse kandi yari umukire, ariko ugasanga yagiye gufata za mbobo arazifite iwe, arimo arazifasha. Umuntu yakwibaza ati wowe ko umaze gukira Imana ikaba yarakugiriye neza, wowe ufasha abandi, ese aho ba bandi wasize mu gikene, ubuzima bugoye, uracyabibuka? Ese uracyabahamagara? Ese uracyabavugisha? Ese ukeneye kubafasha? Ese abo bantu uracyabibuka? Umuntu yabyibaza, ndetse nawe byibaze, nanjye mbyibaze. Imana nitugirire neza. Pastor Theogene rero yakoze imirimo mu gihe cye, akora imirimo ikomeye mu gihe cye rwose, ku buryo natwe dukwiye kumwigiraho, natwe tukavuga tuti nanjye wenda wavuye mu bukene runaka, reka nanjye mfashe abakiri mu bukene. Wenda ubungubu uyu munsi ufite inzu nziza, hari ubuzima wabayemo bwo gukodesha, nawe ushobora kuvuga uti ubwo mfite inzu, reka mfate amafaranga make nanjye mfashe umuntu uri mu bukode. Icyo ni cyo bita umutima w'urukundo, umutima uca bugufi. Ni Pastor Theogene yagiraga umutima wiyoroshye cyane, umutima uca bugufi. Kandi Pastor Theogene ikindi yemeraga Imana cyane, yiringira ko, akakunda kuvuga ati Yesu niwe womora, kandi Yesu ntabwo yakureka. Ati ntukareke kugira neza. Oya, nubwo abantu baguhemukira, nubwo abantu bakubabaza, Pastor Theogene yaravugaga ati nubwo abantu baguhemukira, nubwo abantu bakubabaza, ariko ntugahagarike kugira neza. Ntugahagarike kugira neza nubwo abantu bakuvuga nabi. Ntugahagarike kugira neza nubwo abantu bagira gute, baguhemukira. Pastor Theogene harimo abantu yagiye agirira neza, ariko bo bakamugirira nabi. Twavuga nk'uriya mwana wirwa agenda amusebya, amuvuga nabi ahantu hose, ndetse ugasanga niwe utangaza amakuru y'ibyabaga mu rugo rwa Pastor Theogene. Wenda ntawamenya nimba aba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko icyo tubona cyo ni uko udakwiye kuvuga ahantu nabi, ahantu wabaye, ahantu bagufashije, ahantu bakugiriye neza, ntukwiye kubavuga nabi, ahubwo ukwiye kubafasha, ukwiye kubasapotinga, ukwiye kubashyigikira. Ntabwo wari ukwiye kuvuga nabi rwose uwo ahantu wabaye. Oya, uriya mwana rero wirwa asebya Pastor Theogene, agakora ibikorwa by'ubwesikoro, agashaka gukora ibintu rwose umurage wa Theogene atavanye mu murage wa Theogene, ntibikwiriye. Ni ibintu byo kwamaganwa, ni ibintu bidakwiriye muri sosiyete nyarwanda, ahubwo nkatwe nk'abanyarwanda ndetse nk'abakristo dukwiye kwamagana, tukavuga tuti uyu musore yakoze ibintu byiza, reka natwe tumushyigikire, reka dushyigikire umuryango yasize, kuko ntago umuryango warashibutse, ntabwo yapfuye gutyo gusa, ahubwo yasize umuryango, yasize abana, yasize umudamu, kandi umudamu we nawe yakoze iby'ubutwari, kuko kurera abana bangana nka bariya Pastor Theogene yasize ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bigoye cyane. Rero uriya mudamu twavuga ko Theogene nawe yari yarashatse na neza. Buriya ibintu byose kugira ngo Theogene abigereho ni uko yari yarashatse neza. Yaba atarashatse neza, ndahamya ko biriya bintu atari kubigeraho, ndahamya neza ko atari kubasha kurera bariya abana ngo abibashe. Rero ni ukuri uriya mudamu Asiya rwose, Imana ijye iguha umugisha, Imana ikomeze kukurerera abana, Imana ikomeze kugirira neza mu byo ukora byose. Ntukumve amagambo y'urucantege, nubwo amagambo aba ari menshi, ntukajye wumva ibiguca intege, ntukumve amagambo yo hirya no hino, abagusebya, abakubwira ibitari byo, abasebya umutware wawe, abantu bashaka kuguca intege.
ntibazaguce intege, ahubwo uzagumane wa murage wa Theogene, wa Pastor Theogene wo kwihangana, kugira umutima ufasha. Ikindi uzagusanga ufite uzamuhe rwose, kuko Pastor Theogene nta muntu ngo wigeze asanga afite, niyo yabaga afite ibihumbi 2 yakuragaho igihumbi akakiguha, niyo yabaga afite 1000 yakuragaho senkisi akayaguha. Rero Pastor Theogene yari umuntu w'umunyempuhwe, ugira urukundo rwinshi rwose, yari yarahamagawe n'Imana. Ikigaragara, Imana ikugire neza kandi Imana ibafashe mu izina rya